reka twumvikane ikintu kimwe. rukaka rukaka ngo ngiye ndashaka kumva ndaza gutega amatwi nubwo ngiye ku rundi ruhande ngiye bitangaje urimo kumva itangazamakuru mu Rwanda riri ku isonga riri ku mwanya rigomba kubamo itangazamakuru riraveyuka RDF mama yake namuzana mama Clement ntabwo reka nze ngakine kugira ngo muze gufata ijambo maze kugakina Osoki munagusuhuje mureke mwumve. Hari icyabaye mu gisirikare ndapfuye banyarwanda hari icyabaye mu gisirikare turashize igikuba cyacitse muri RDF uko bivuga umva hano. hari icyabaye mu gisirikare mu basirikare bo muri APR rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi Yesu Kristo uru rubanza ntabwo rurimo amasasu arimo kugurwa uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo uru rubanza ntirurimo maneko wazanye umuntu wahigaga uru rubanza nta kintu na kimwe nta mutekano w'igihugu nta intelligence irimo kuburana turimo turaburana umujura wibye amafaranga ya leta. wabwiwe ni ku buryo inzego za intelligence zikora mute ku buryo umenya ko urubanza ko intelligence zikora mu buryo butandukanye akayaha abasivili abatari bayakwiye uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya. hano harimo umusore ushaka kurongora kuwa gatandatu hano abana b'abasore ariko ibaze kuzana amarangamutima y'umuntu ushaka kurongora ukabigira proof cyangwa ukabigira excuse the fuck bafite akazi abacuruza imisoro hano yafunze reka guca igikuba muri rubanda abafite imisoro yafunze imisoro mu banyarwanda yahagaze kubera abantu babiri bafunzwe Tike yose yafunze amaduka banyiri mazu batangiye kuvuga ko bayakodesha bafashe Sengabo perezida wa Repubulika yahaye ranka mu gitondo bamugira umuvugizi bamufashe baramufunga ni ukuvuga ngo twabwira igitangaza Sengabo wohereje wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mishoni kuko yari agiye kujya muri vakansi ngo ajye kwirebera ikipe akunda ntiyageze i Kigali ntazi pe nini murambwira ngo yabaye umufatanyacyaha yinjiye mu cyaha pe icyatumye umushinjacyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare. ndapfuye mu yandi magambo niba nkumvishe neza igisirikare cyashimutse abasivile none kigiye kubakoresha ibintu kidashaka muri mama yake niba nkumvishe neza nta kindi kuko bazana byegeka ku basivili nibareba nabi hano se David reka kwivanga mu bya Mutesi afite ingingo imurengera David menya ubwenge reka ibi bintu zabyegeka ku basivili baranje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavuga yegada ngo bavuze ko batabashaka ntabwo babashaka niko byari byagenze se ni ukuvuga ngo abatipe bamaze igihe kirekire basesengura igisirikare cyo muri M23 na FRDC none ntabwo ariko byagenze barababimye uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye ngenda namubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba bafite icyo bagiye kukubaza umwavoka aragukurikiye umushinjacyaha mu mabwiriza usibye n'umwavoka si kuruviya nubwo yaba akuyobora nawe ntagera amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera harya ninde ntabwo muzi murebe online nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga y'abasivili akayarya yarangiza agafata ya gisirikare akaba ari yakoresha niba umusirikare wanyu ari umujura bandikiraga yabo ubundishiraga yabo umusirikare yakiraga ya mafaranga ubu iyo wumvise inkuru niko nabyumvise noneho we ntayishyure agafata ya leta akayakoresha none se bibiri niba umusirikare wanyu ari umujura please mwituma abaturage baza kurakara ngo RDF irimo irakubirana abaturage kandi ari umushinjacyaha n'umucamanza umwe n'undi muntu wibye ushobora no gusanga peni nabo bapenina mwumva atari nabo bakira ayo mafaranga n'ibihumbi byinshi bari nk'amakomisiyoneri cyane rwose bari ikiraro cyambuka niba bakiriye amafaranga angana atyo ya leta. reka dukomeze rero so muraho murakomeye Osoki wiriwe urahari Osoki ntabwo ahari yes ndahari nzamutse kubera umuntu uvugaga wari ugize ibyo avuga ariko mfite iminota 5 gusa 5 minutes okay thank you hari uwavugaga ko bashaka